twongeye kubasuza abakunzi muteze amatwi BV Media TV. Nkuko bisanzwe aracyari wa munyamakuru wanyu Vava Mutesa muri studio, ntago mba ndi jyenyine, ndi kumwe na Alain Bertrand. Nkuko bisanzwe hano tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, harimo showbiz nyarwanda, ubusobanuro bw'amazina, Bertrand wabwira n'ibindi. Tugaruka no ku nkuru zigiye zitandukanye, ndetse tukavuga ku basitari bagiye batandukanye cyane cyane mu bakina filime nyarwanda. So uyu munsi tukaba twongeye kugaruka ku busobanuro bw'amazina. Bertrand, ese wabwira abaduteze amatwi ni irihe zina twabateguriye? Uyu munsi rero tukaba twarebye twumva twabategurira izina ryiza cyane bita Olivier. So tudatinze, hano Olivier, ubushakashatsi bugaragaza yuko Olivier ari izina bakunze kwita abana b'abahungu gusa. Uvuga ngo Olivier ni iry'abana b'abahungu bonyine. So hano ubushakashatsi butugaragaza yuko Olivier ari izina ryakunzwe cyangwa rikunzwe kwitwa cyangwa kwitirirwa abantu bakoresha ururimi rw'igifaransa. Olivier hano bikaba bisobanura ikintu gikomoka ku giti bita olive. Bertrand, urumva ko rino zina ni izina riryoshye cyane kabisa. Olive. Ni igiti bita olive. So hano tudatinze, Bertrand watubwira imiterere cyangwa imyitwarire y'uyu muntu witwa Olivier. Imiterere cyangwa se imyitwarire iranga uyu muntu bita Olivier arangwa n'umuntu wiyoroshya. Barantevura Olivier ngo ni umuntu wiyoroshya, ni umuntu wumvikana kandi akagira ibitekerezo byubaka. Umvikane ko cyane ari uwa muntu nyine ubwo agira ubwumvikane muri society. Kandi Olivier ngo ni umuntu w'umunyamahoro cyane. Aho ngaho ariko ndumva bihura neza n'ubusobanuro bwacyo. Ni umunyamahoro. Olivier ni umuntu ugira ibanga kandi ukunda gutura ahantu hatuye abantu benshi. Muri make nuko akunda gusabana. Ntabwo yatura ahantu ari wenyine, kuko ni wa muntu ukunda kuba yasabana cyane. Ni wa muntu wumva yaba ari kumwe n'abantu bagiye batandukanye bagasabana cyangwa se bakungurana n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu yumva yatura ahantu h'abantu benshi. Hano hari ikindi ngo Olivier ni wa muntu ukunda gukemura ibibazo, ntago aba yumva yagirana amakimbirane n'abandi bantu. Ndumva aho ngaho byumvikana cyane. Olivier ni umuntu kabisa, ahantu hose umuntu wese uzi Olivier aba azi ko Olivier ni wa muntu utagira amakimbirane, ni wa muntu udakunda ibintu by'amakimbirane cyane. Kandi unarebye koko, urebye abantu benshi bitwa ba Olivier wasanga koko batagira amakimbirane. Ntabwo bagira amakimbirane. So twihuse rero, Valentin, nawe ushobora kutubwira bimwe mu byo Olivier akunda. So hano ubushakashatsi bugaragaza yuko Olivier ni wa muntu ukunda ubutabera. Bertrand akunda ubutabera, nagakunda abantu barenganya abandi. So ikindi hano ni Olivier ni wa muntu ukunda gufata inshingano cyane cyane mu muryango. Ubwo ni wa muntu ushobora kuba yafata inshingano runaka zo kuba yayobora abantu ukagenda mu murongo runaka mwiza utabangamira abandi bantu. Ubu muri make Olivier akunze kuvamo umupapa mwiza cyane. Ufite inshingano mu rugo kabisa, akora ibintu bikagenda neza. Hano ikindi, Olivier ni wa muntu ukunda kugira inama abantu. Inama kandi nziza, inama zubaka pe. Ikindi kintu narenzaho, Olivier akunda umukobwa utuje cyane kandi w'umugwaneza udafite amarere menshi. Ubwo muri make Olivier ntago akunda wa muntu w'umukobwa usahinda, uba ufite amarere yo hejuru. Aba ari wa muntu wa mukobwa ufata icyo abonye nyine wowe wishanutsa muri make. Bivuze ko Olivier uwo muntu ntago amukunda. Akunda abantu batuje Olivier. Bertrand, reka dusubikira aha ngaha. Wabwira abaduteze amatwi aho basanga bino biganiro twihuse? Ibiganiro wabisanga kuri BV Media TV. Nyaboneka mugakora subscribe, mugakora share na like. Ciao murakoze.